Ndi papa sava. Mwese madede ntubu uzahembesha se niba hano Ndimbati Sylvestre ariko nka Ndimbati ujya kumukopa ku buryo bigera mu 2028 wumva azakwishyura ryara azakwishyura tujye tuvugisha ukuri ko ese katubwira ko yikopesha yamaze kunywa we nyine urumva ukuntu abigenza araza akaguha nk'igihumbati matubiri ukongera akanywa n'izindi paka akanywa ntiwamenya rero ngo bigenda bite warakomeza akanywa nyine dushiduka yanyweye akakubwira ngo mutamwishyuza mbere nyine araza akabanza akishyura nk'agapeti k'igihugu ajya guha icyo gihumbi umwako gapeti turagendana najya kukwaka kanda guha ikindi gihumbi kuko mwaramumenye kuko aya matariki isamba hari ubwo aramwe se ntabwo nanjye ndimo kuvuga ngo ibyo bintu mubikore ku mukiriya wacu w'imena sibyo ariko ahesha urebye wasanga ari ahamadideri ako se hanjye gute ngewe kuko namuhaye rimwe nabwo kandi ntabwo ni 5,000 ariko nawe hano ntuzi digidigi we yari yambwiye shamukiga nawe abarimo 45,000 Shamukiga n'uwamana Shamukiga si uwawe ni gute se umuntu azako noneho kwikopesha ifu ariko uzi ko hari umurengo asanzwe yishyura nuko wenda nazi hanyuma amezi abiri agashira atarishyura se amezi abiri ntagomba narishyuye imisoro amezi abiri ntagomba ngomba kurangura 45,000 manu ariko rero umuntu waje akishyura 400 akaza akishyura 100 ubwo se gute utamugirira icyizere bikagera 45,000 nishyura miliyoni none akikopesha senyisa akagenda agiye uzabigenza ariko namba nawe wenda afite amatungo wenda ntabwo umuntu yabura uko abigenza afata n'uduhe n'akagezana kabaga okay ubwo ikibazo wenda mwiga ku cya digidigi itagira na none nyine ikibazo cya digidigi nicyo naringezeho nyine ngewe nyenda nyifite ijambo hari naho namwe mwabigizemo uruhare bose ako digidigi ubushize yasiye telefone ye telefone twa tujya kuyigurisha ari yundi muntu telefone twasanze itanakorera telefone baramubeshye ngo amusigira telefone idakora ahubwo digidigi jewe kubera ko namwe mwabigizemo uruhare nge ndumva namwe ngo rwose mwayibaraho pe icyo ngicyo ntacyo abo bandi murabishyuza mute rero dukeneye kurangura dukeneye kwishyura imisoro hanyuma manudi wowe ufite n'irindi kosa kandi narakuvumbuye ubushize barabimbwiye ni nacyo nagira ngo mbabwire icyo nagira ngo ni gute njya mu mahugurwa mwabona abakiriya baza ari benshi baba ngo mucuruze murangure mwongera mucuruze mbona ibyinjiye muri stock bikagumya ari bimwe muri stock manudi wowe ku nyama ujya wowe na hatungi mufatanyije ubona abakiriya batse inyama nyinshi ukajya gushaka amata bakwaka nyinshi ukajya kurangura ihene kandi ntuyandike badetera ibyo bintu nta kintu biziho ari ikintu biziho mbona ibintu nyine byinjira sinzi ibyari si byo kurenza ikaziya igipangu kireshya kuriya urinda urenza ikaziya igipangu iyo usohokanye ikaziya abakiriya bayobewe yuko ugiye kurangura ajya asangira n'abakiriya wowe amaze wose ko musoma yamaze ubwo kubera ko ufite ikosa n'uriya karigira urumva ntacyo bivuze ariko mumaze kumenyera shaka ubu nabaye umutware kabeba murankandagira uko mubonye nicyo ushatse kuvuga ariko ako kantu ko kuzana nyine ko kuzana depo nyine nkarangurira mu bindi twari twarakihannye pe ntabwo uku kwezi ariko waragakoraga naragakoraga wigeze se ugasabira imbabazi ese ubwo ntabwo ari ubujura ko ntacyo umuntu aba yabimye kuki mumuhemukira ari ukugira ngo nyine nari nzi ko ari ukugira ngo nyine abakiriya badacika hano sibyo matete kubera ko wumva aje akabura ikintu ntiyazagaruka urangurira mu bindi kandi ntubyandike muri stock anandika kuri fagitire amafaranga menshi ayo ibiciro tudacuruza ngaha turi mu nama reka dusasa inzobe abakiriya bagenda bijujuta ngo amafaranga nganga ngo ibiciro byarazamutse wabaza utise nangahe ugasanga ibiciro ntabwo bisa kuri fagitire ako kantu njye nigeze ngurisha peti icyatanu ryari ariko nubwo amadedera bivuze ibyo ni n'uwabizanye igihe ntabwo nari mbizi none se twari dupfuye iki nijoro
twari dupfa iki uko amafaranga nari nakuyeho yanze ko tuyagabana ntabwo uri wabizanye yarabingishije none amafaranga nijoro nyine ko wabikwigishije ubigana na wa musore ukora kwa Gerard ari kukubwira ayo mayanga ubwo byumvikanye mushake uko mwishyuza abantu bari mu mwenda ubananira ngiye mumbwire turi kugendana mugende mu kazi manu zanira ka kantu ko kumva cyangwa nabwo mwabumaze ariko se ndababwiye ngo mushondane ariko ko mwanze yutse Papa Savere. Uraho ikidoma amakuru Ni meza. Mumeze mute se? turaho Akazi biragenda. cyabigenda nta kugenda rwose abakozi barenda kumpombya nese urazana amafi bakayagurisha bakayakopa bakaranguriraho ibindi ntibabyandike amakuru mwebwe se Turaho. Nangize ngo wenda ubukene dufite mwe ntiburabageraho. ntibahari n'icyo waruje kwaka nta kintu kiraboneka rwose zane tubiri uyu sanywa ubusharara Neza. erega bene abo bakobwa wo kabyara ubushera bufata mu menyo ntabwo wabahata ibivuzo Ntabwo ari icyo ntabwo neza mu nda. utabonye za Jack Daniel ngo ubone za Hennessy nzane primus Oya ameze neza. Urakoze. muryoherwe boss yego Muryoherwe. amakuru se Turaho. ntabwo twabambuye pe Ahaha. Ubwo se turabyita ikira. Ariko ntabwo byo cyari kinzanye. Ngira ngo ubushize nawe nabikubwiye ko mfite umushinga w'ubukwe. Ega barakurongoye Ego, erega ndeze. gira umugabo Murakoze. Nuko nawe nkuzaniye ubutumire rero. Nizere ko uzaboneka utazabura. karabaye noneho se ni invitasiyo yo mu rwego rwa kamera ariko bakire mugira ibyanyu Reka nta bakire. nizere ko ariko muri nuza muri resebusiyo tuzarya ifi Ubwo naba ncuruza amafi koko akabura. Oya nta kibazo muzagira. Ibintu bimeze neza. rwose Ariko nizere ko rwose uzabona. babisohoramo batese Ni uko nguko. Urabona se aya matariki utazaboneka? njyewe ariko nta matariki ntaboneka ku bwabo Urakoze cyane ni ukuri. Rero buriya rwose urabona n'iminsi imeze nabi. Ni ukuri buri urebye nk'ukuntu ngenza kuri twa dufaranga dore ndi kwitegura ubukwe nta n'ukuntu umeze. Abo nkozeho bose ati reka amafaranga yarabuze. twese turi kukiha mubyeyi Wahise akasake byibuze niyo wamaho make. zaba ari kunyandikira reka baroneshyuye nyishyura ziki ngaho iki Ugenze bite? nundi nawe umbwira ngo iby'ubukwe da koresha z'ukwa munani Aya se si amezi za Kicukiro meza yo gukora mu bukwe. Imvura itariho. yewe harya nari nkugezemo angahe Ni 180. 180 yose se gusa wagemuye kangahe Bwira Manu arebe muri ya kayi rwose. iyi kaye zose ninjye uzifite hano Reba muri 180. eko 180 nayagezemo ryarira Ngo twandika se reba. harya ubwo nawe kwa gatanu n'ukwa Kwa gatandatu gatandatu. se ndagafite baho Gerageza urebe wisakasake dore iminsi nanjye ntinyoroheye. Simba mufite n'amafaranga. se wagezeho 10 20
harabura ijana. Hano ari kwishyura rero uba arisura pe, arisuye rwose umuvandimwe. Murakoze cyane ni ukuri. Imana iguhe umugisha. Hari ayandi nari imbereyemo Kalisa ubwo ndiyaranja hari kumerera nabira. Ese papa sava koko nk'umuntu mukoranye igihe cy'imyaka 2 ubu nta peye nta Harya n'imwererano narakubwiye ngo nzagutwerera iki? ntabwo wambwiye gusa warambwiye ngo rwose nkwizere ko ninkora uko uzagira ukuntu ngenza. Pfunda inzu ibipfusi ni ukuri. Manude endana Ko ubundi aya nguhaye n'aya ni umuntu nagombaga kwishyura iby'imisoro. Hari amafaranga ufite wacuruje? hari ayo nayavanze ariko n'andi yo kuranguza. Oya kurangura byihorere turebe. Iryo wari buranguze? Nabiranguza 60. Ko biriya bintu nawe nakubwiye bitavamura ubitse ya 40 ndebe ko hari ukuntu urarangura baya buretse ariko rero iyo tuvuga abantu tukirimo kubagira turakabya. Nawe nakwemereye ngo iki ngo barubeki amakara agarara nibura harya ihene muyigeze kuri 50. Oya biterwa nuko ingwana ari za 50 ariko ubu zarahenze kubera ngo ninuza hari ya 60 ubu niyo nziza. Gusora 480 ko ngaragaye se manu uramfasha iki? Uri kugura iki se boss? Gusora ndaburaho 80 harya ngo utwereye Aya ni 40. Mfite ubuka se mabuja. subira mu nzu wowe subira mu nzu. Karame. Tujya tugurizanya n'amapiga. Halo piga nzenze bitera izo kubu none hari akabazo naringize kandi gakomeye cyane. Wangurije 400 ko nzayakwishyura vuba. Sawa noneho sawa reka ndebe undi mbaza reka ndebe. Ako aho murahomba abantu mutanga ubushamba nkuruka. Kambaze na Gerard. Burya nibo bantu banjye reka mbaze Gerard.
Halo, bitajera siko twaburanyira ako ntiduheruka n'inama y'ubu bucuruzi bwacu rwose. None hari akamari nari mbonye kihutirwa wangurije 400 ko nzabiguha vuba. Sawa ntacyo sawa, reka mbaze Grace. Hano bose ko amafaranga yabuze ra. Amafaranga yarabuze. Bitedi itigitono wahora yego niko ko nshaka kugira ikintu nkemura kihutirwa. N'ahantu nari mbonye akabanza ndavuga ngo nongeranye nkagure de wangurije 500 rako nzagusubiza vuba. Erega ubu yafite ca oya uzi ko hari igihe tukugereranya na banki nkuru. Oya yandi ndayifitiye miliyoni zanjye 8 naburaga ayo ngayo 500. Yashyireho rwose, yashyireho pe, yashyireho utyo. Niyi ngeze kuva 2004 nari nahindura inimero. Oya sindahindura inimero, MTN rwose niyo yanjye. Aho utyo girira bwangu. Urabonetse da. Grace ntago ajya ntenguha. Nanjye ntago namutenguha kandi. Yambwiye ati mfite akabazo ndashaka kurangura nako kanya. Ubwo ngubwo nari ngo ya 40 ndaguhira 6,200. Uzirwarize ushake imbabura, ubwo hatunge nukenera ko ari ukokereza nawe uzamwibwirira sibyo. Hanyuma amafi cyangwa nko kuhitemo, ariko ntago warongorwa ngo ndekeraho da. Ariko uwo musore ni uwinose. Oya ntabwo ari uwino, aratamiye da. ukasanga nawe. ubwo ngo ushyire kuri nimero yawe. Yego nta kibazo. hari ukuntu njya nyikopiya rero hakabanzaho polisi desa senkani nkabona ntibije. Oya bisaba ko ndabisiba. Ubu narabimenye mbere nirwaga ntyo. Birwa se yewe uyu muntu kuki atayishyizemo. biba ku bantu benshi ntago nanzi kubisiba. Byaje. Message nkiraza reka ndebe. Urareba urabibona. Yego irahageze. Basava nukuri urakoze cyane. Manu desha. Manu. Mwandura ibi. Ariko uwo mukobwa amatetera bari. Andurura ibi ngibi. Buragorobye ubwo abakiriya be baraje. Banza wenda bagiye mwataye amakayi bose. Inshyiriraho ngaho. Mubwira aza twara ibi ngibi Wivunika. ubwo se nukeneye kuganira n'abakozi. Njya Oya, mbona mugira ni nari ntegereje abakozi bo hoya. kabanza bagusengera mujya mugirana ibi araga ndabazi. Kari inshuti zanjye se kari badukorana umunsi ku wundi nuko hari umuntu ntegereje ahangaha. Nari mvuganye nawe kansanga. Mbonye ari busy sinzi umuntu ari kuvugana kuri telefone ye kambitware. Twara icyo
ibindi ndabyitwa irongorwa ryiza rero murakoze mama cyane papa savani Eh, kandi turagutegereje ntuzabure ko nta kintu mvuze ko ariko ko mushondana nk'ababyara ngaha kirabijyana rero nimba rero ubwo utari uri kuri telefone kirabijyana banyirukana uzagakora ese kidomo hamagara amadedeni eh hamagara amadedeni wahamagara hamagara amadedeni akusibiba sinabwo uri kubyumva hamagara amadedeni aze hano susa bisaba kuvuga indimi zingahe kugira ngo kare kose subonye rero buriya ukuntu agira akora ko gafunga umutwe ubuzo ugira ngo ugaragaze imbere ya bosi wese ubuze ushyanuka kuri boss umubwira ubugambo butamesheje cyangwa boss amatiku aragutera yanyu ntabwo ndeba amatiku yanyu nta ndeba sibyo sinkorana leta nawe z'ubundi bwana leta byanyu bikureba mubisigaremo Shari igihe nzabafata mufate icyo kunywa Ngo? hari amafaranga gwiki mayade ngaho oya ndavuze ngo mufate icyo kunywa simvuze ngo mufate amafaranga nese amafaranga abigenze bitavuye he inshuti yanjye Odede bisaba gukoresha Uranywa iki? njyewe uranywa iki ntiwifate wisanzure ntago nanywa ubushera gusumva wankuru komeza ubyige ahubwo ngiye icyo ndakizi ova unzanire cya kintu ushawe umva manu unzanire gikuru cyabyo sibyo? hatu nzanire bikuru byabyo shabine ubwire hatunge manu nawe aze hano bikuru sibyo byabyo nzanire bikuru byabyo hatu ahe none ahese ntabwo ubu ndakugurira ukajya kunywa kaka eh bosi ntabwo ntabwo ari hehe hatunze ari mu cyokezo nawe ugenda ariko bari kugira babarira hatunge nawe umuha akantu kuko ntabwo wanguriye agashoti ka henesi njya numva bavuga hajya henesi aragira ngo usinde unanirwe gukora akazi nutaha umamagare madede wafunguriye mfunguye sinafunguye wakoresheje amenyo se gusa ejo ntabwo mwemere kumbwira ngo sobuje muceceke mufite gahunda ntabwo mwemere kumbwira ngo sobuje yarabambuye akurimo amezi angahe shandimo amezi 6 wowe akurimo amezi angahe ngiye nta kintu nta deni na rimwe ndimo burakumenya ubwenge ubu se ngewe ntamutekeye imitwe yari kunyishyura njye ariko ngabihwanyirizamo ngo wabihwanyirizamo ni ideni se wakwishyuraga none mu ikayi nari mfitemo ideni ringana iki namwe mu ideni ry'ibihumbi 150 aki ariko madede ukoresheje imitwe se kugira ngo akwishyure nakubwiye ngo ni ugukoresha ubwonko cyane kare kubabarira njyewe nk'ibyo bifanga yakiriye ngira yagenda nese ko kwishyuka uhenese hariya minywere ugize nkagira nte mutetse si byundi byo birakureba wowe wanyweye ibyunywa aho uzi ubundi okay yizane nyinywere ngacyo none suri mu biki wanyweye ibyunywa cyangwa kabiri wamubwira nese ari umuntu akuguriye hatu fata cya mubimba ni akazi ke kakana ko mu gikari koza amasahani nako mu kazi uriya mwana woza amasahani ni umurokore nese kudatangwa na fanta nese ari ubushera nese umuntu utagira yame ndayimugurira ntago nagura yame ndayimugurira rero munywe murye babahe n'inyama babahe inkoko murye uriya mugabo utamutekeye imitwe ari icyo cy'icumi wamukuraho yishyura mbere Kristi mpereza fagitire Kidoma yishyura mpereza fagitire inkoko se si 13 hano kudusindisha mu kanya inkoko ni 13 n'utungutu shyira hano kubite vene madede iyo mikino tumaze iminsi tuyikina madede biri seri akira nawe ushaka akantu ugura ndababwira aya ngaya tugiye kuyakoza gihe nta kibazo cy'amafaranga uziko ari hafi umushahara wanjye uziko uraho 5 bikamushahara none reka nkubwire ukuntu mirongo ndayishyira hano Yesu we umushahara w'ukwezi pe ariko ubwo uranywa iki mufite Jameson Jameson irahari genda ni igice cya Jameson igice cya Jameson ariko banza ubwire hatunge ashyireho inkoko cyangwa babanza baguhe n'agashoti ka tequila oya mfite amafaranga mandite mfite amafaranga umunsi ndamwe ibintu bihenze haryo numye Thompson Jameson Jameson akumanu iyo ubonye inzoga uracanganyikirwa izo nzoga ntabwo uri kuziseriva akantu we
urumva amadede uva ngo ugiye ubuse mubwire sha wangishije ubwenge nanjye wa mugabo akama amafaranga yanjye Uyu ko mugabo ko- rero ko kugira nshaka ngo no aguhembe. kwigendera Ushaka ndashaka kwigendera. kwigendera yanze kunyishyura ndareba kugenda nsize amafaranga Reka nkabona tatwumve. ntayazampa uri kumva ndashaka kwigendera Yesu njye simutekeye imitwe ngo mfite ubukwe Yesu Kristo bwaheze hari ubukwe uzi mfite njyewe Kristo njyewe ndongorwa arabyemeye se none arangije ibintu ijana na mirongo inani urumva arangije urumva arangije aranantumiriye bose arayinyima bika ayo mafaranga yawe twagira ngo nyine umushyitsi nyine aravuze ngo twicaye tube tuganira n'umukiriya wacu w'imyenda ariko se basi ndaguza amafaranga ngo ngutwerere ujye gukora ubukwe warangiza ukayakoramo ikimina cyo kunywa utwo tugambo twose uri kwiyahuza umagaze hejuru ni hejuru uduhumbi 200 umpaye utugambo ariko se mukubona ukuntu wifashe ndakubaza fata urupapuro wandike umbwire igihe nasirisigiye ahangaha ndi kukwishyuza hanyuma nazaga nteza ngendesheje urutaro cyangwa nagendeshaga amaguru ntabwo uzi aho nturuka ndakubaza kundeba ntuvuge nurangiza ushyiraho amayinite naguhamagaye igihe kirenga ukwezi kose nkwishyuza ibyo byose ubibare uri kumva uri kunyumva ariko umbwire ko bihwanye n'ibihumbi 200 mpaye asoni ndi kubera iki mugenda mukumva yuko kugira ngo mwishyure umuntu ari uko arinda kujya gukoresha ubwonko cyane akaza akabatekera imitwe akoze izana invitation naguhaye yizane umuntu ariga agakura agakuza umutwe gusa nanjye ikindi kintu ubu ngubu kumenya gusoma ntabwo uzi gusoma sibaruka ngo warize ese mayema business uyikora ute business uyikora ute nimba utazi gusoma ngo urebe ibyakozwe urebe n'ibyanditse nta buko ufite za invitation uvugana na invitation njye ntacyo mvugana nawe anisoni 2022 ubu turi muri 2000 se bose batwerera utasomye nabonaga amazina ye ariko amazina nubwo araye ngaho reba itariki urebe n'ukwezi mbwire n'umwaka kwa cyenda 2022 ahubwo bose so ujya gucura imitwe ku kitashyizeho umwaka wa 2020 mbabara muko ibyo nabikoze ku mutwe wanjye ntabwo twari turi kumwe amafaranga abandimo se hari uharuye to anisoni ubu iyi ngiyi biri mu kazi reka tuyimusubize rero kubera iki se mwumva kugira ngo mwishyure ababakoreye ubu se njye utekereza ko naranguzaga iki nararanguraga nkakuzanira ugacuruza ukunguka ntunyishyure kugira ngo rero unyishyure nanjye nagutekeye imitwe kuko mwumva ko kugira ngo mwishyure abantu ari uko turinda kubatekera imitwe nta bukwe ubukwe ariko mufitanye nande njyewe ikidomanye nyine nakubwiye ko ubu nkeneye nimba ubukwe umugabo buhari bwaba bwararangiye bitewe n'umwaka mbonye mujye mugerageza aho musezeraniye n'imfura muba ariho muhurira ikindi gihe utazongera kumenyera nta kibazo ntabwo nakwishyuye yabirishyuye n'umugireho ikibazo ahubwo turacyanywa uvuze ngo unywa se biracyanywa ntabwo aho ngaho se amafaranga ntayo kirimo bose none se bose tuba tuzakwishyura natwe twambaye amajipo nako na madederi warabivuze madederi wamubwiye icyo afata kuyi wajya uvuga make ese niba dusigiye amafaranga